Hello, murakaza neza kuri Kiza online. Uyu munsi nifuje kubaganiriza uburyo ushobora guhinura ibitekerezo ugakorera amafaranga kuri YouTube. Hari uburyo bwinshi butandukanye bwo gukorera amafaranga kuri internet. Hari uburyo bwinshi abantu benshi bashaka kukubwira, hari uburyo bwinshi ushobora kumva ukurikije research ushobora gukora iyo ari yo yose kuri internet, ukaba wamenya uburyo abantu bakorera amafaranga. Ariko hari uburyo bwizewe abanyarwanda benshi bakoresha mu kubona amafaranga, ari bwo buryo bita YouTube. Gukora YouTube channel, ukakora email account, ugafungura YouTube channel, ugakora content zifitiye abantu akamaro, warangiza ukinjiza amafaranga. Ubwo ni uburyo abantu benshi bashaka gukoresha ariko badashaka kumva, badashaka gukoresha mu buryo bwabinjiriza amafaranga. Badashobora kumva ko umuntu ashaka kugira inama abantu, noneho abantu bakareba video ze mu nama yabagiriye, yarangiza akabona inyungu. Hari abantu benshi bapfanye ubwenge, hari abantu benshi batandukanye bapfanye ibitekerezo ariko badashobora gushyira hanze ngo bimugirire akamaro. Umunsi wa mbere numva YouTube, cyangwa se umunsi wa mbere menya ko YouTube ibaho, naratekereje ndavuga ni gute abantu bakomeza kuba bakene kandi hari uburyo umuntu ashaka kubona amafaranga. I know, ndabizi neza ko gukora video kuri YouTube ntabwo ari ibintu byoroshye, bigusaba gushyiramo imbaraga, bigusaba gukora research, ariko hari abantu bafite experience mu bintu. Ufite experience mu bintu uzi, gerageza ukore video, ufate telefone yawe, wirotating, ukande record, wicare uvuge, nurangiza winjize amafaranga. Ntabwo ngiye kukubwira ngo tekinike 5 zishobora kugutuma winjiza amafaranga, ngiye kukubwira uburyo ntekereza ko bushoboka. Zimwe muri video nakoze bwa mbere, hari video yavuga uburyo abantu binjiza amafaranga kuri YouTube. Umuntu umwe yarampamagaye arambwira ngo kubera iki utangiye kuvuga amabanga yacu, cyangwa se kubera iki utangiye kubwira abantu bose amabanga. So ntekereza ko sinamubajije impamvu abimbajije, ariko ntekereza ko yari afite ikibazo cy'uko abantu benshi bashaka kumenya gukora video kuri YouTube, noneho we akazagera igihe akabura amafaranga. Ubu abantu benshi binjiza amafaranga kuri YouTube bakoresheje ibintu udashaka kwimagina. Telefone yawe wirirwa uhamagaza, wirirwa iguhombya kuri WhatsApp, ureba stati z'abantu, ushyira comment zidashinga cyangwa ubajajinga, ibintu byinshi bitandukanye. Ayo mayinite ukoresha ashaka kugufasha gukora content ikakubyarira umusaruro. Wifata smartphone ngo niyo kuri WhatsApp. Hari abantu benshi bagura smartphone. Umunsi umwe nigeze kumva umuntu umwe avuga ngo shaka kugura telefone yo kujya kuri WhatsApp, smartphone yo kujya kuri WhatsApp na Instagram. Ntabwo smartphone ari iki kintu imaze gusa, ntabwo imaze kuvuga ngo nyiguze kugira nzajya njya kuri WhatsApp. Ikintu ikwiye kukumarira ni ukufata ikakwigisha, ikagufasha kugira ikintu wunguka, ikagufasha kugira ikintu wunguka muri ubu buzima. Niba ugafata internet ukayibyaza uburyo, ukayibyaza umusaruro. Abantu benshi internet yabahindura ubuzima, bicara bakareba. Umunsi umwe nasomye content imwe ivuga ngo courage, ngo twebwe byaratunaniye tujya mu bishego. Mu by'ukuri yarashatse kuvuga ko ibishego cyangwa se ibintu nabivuga gute, ibishego. Anyway, buri muntu arumva icyo ibishego bishatse kuvuga. Bivuze ko hano mu Rwanda nibyo bifite views, ariko mu by'ukuri nubwo ari byo bifite views, ntabwo ari byo abantu bakeneye kumenya. Ushobora kwibaza uti ese nakora content mu biki, ko nta kintu nzi, ko nta bumenyi nzi? Iki ni cyo kintu ngiye kukubwira ukwiye gukora. Fata ikintu wumva ukunda, waba uri proud yo gukora, nurangiza ufate ibyumweru 6
ubwo ni ukwezi n'igice cyangwa se amezi 2 cyangwa amezi 3 cyangwa 4 cyangwa 5 bitewe n'ubushobozi ufite bwo gufata. Ugende cya kintu ugishakemo amavideo kuri YouTube, nurangiza uyige, nurangiza kubyiga ukabimenya, ugaruke nawe niba warabyize mu Espanyol, niba warabyize mu Cyongereza, ugaruke nawe ubihindure mu Kinyarwanda. Hari abantu benshi bakeneye kumenya ibyo bintu batazi Icyongereza, ubifate ubihindure mu rurimi abantu bumva. Abantu nibabona ko ibintu uri kuba bifite value, bakareba video zawe, uzababyaza umusaruro, nurangiza ubonemo amafaranga. YouTube nk'abanyarwanda benshi bayifashe nk'ibintu byo kwinezeza gusa, bakeneye content zo kubasetsa, bakeneye content z'ubusambanyi cyangwa zisobanura ibindi bintu bidafite akamaro. Ntabwo ndi kuvuga ko ari abantu bose muri rusange, cyangwa se trending, inkuru zigezweho ziri gutrending ugasanga nizo abantu bakora content gusa, ariko abantu benshi bakeneye kwiga, bakeneye kumenya ibintu byinshi bitandukanye. Hari abakreator rero bakenewe hano mu gihugu, bakenewe kugira ngo bigishe abo bantu ibyo bintu. Numara kubyiga uze nawe byigisha abantu, abandi undi nawe agende yiga ibintu bitandukanye, ujye ku yindi channel nawe wiga ibindi bintu bitandukanye, so abantu bagende bagira ubumenyi, ariko amafaranga yinjira mu gihugu aturutse hanze. Atari kuvuga ngo amafaranga nagiye kugurisha ibitoki gusa. Ushobora no kuva mu bintu ukora, warangiza ugakora YouTube video ukazishyira kuri YouTube, nizimara imyaka 3 cyangwa 2 uzajya kubona ubone views, then ubone n'amafaranga winjije ukoresheje iyo telefone yawe, utiriwe ujya kugura kamera. Nubona ko hari ikindi kintu uri kwinjiza, then uzagure kamera noneho igufashe gutanga amashusho meza, ugura mu mikrofone, gukora sound nziza, ariko wabikuye kuri ya telefone yawe watangiriyeho. Ndabyibuka neza umunsi ntangira photography, nta abantu nari nziranye nabo bari bakeya, ariko uko nagiye buhoro nagiye menyana n'abantu batandukanye, noneho nkabona akazi ntigeze ntekereza ko nshobora kubona. So no kuri YouTube channel yanjye abantu bavuga ubu urimo urakora ibintu ariko abantu ntabwo babikunda, ibyo bintu wabiretse. Ntabwo nabireka kubera ko kubikora nta kintu na kimwe mpomba. Bimfasha kumenya gutunganya amashusho, kumenya gufata amajwi, ku experiencing ubuzima bwanjye, gukora documentaire z'ubuzima bwanjye, nta kintu bintwaye. Nzi neza ko niba ndi gutanga content ifitiye abantu akamaro, one day YouTube channel yanjye izazamuka kandi abantu benshi bayimenye. So ndakugira inama nawe ko ukwiye gufata iyo myumvire ukayihindura, noneho ugakora ikintu gishaka kugira akamaro kuri YouTube. Nagwa nk'urugero, Abahinde bari mu bantu babyaje umusaruro YouTube. Kugeza na n'ubu aba YouTuber bakomeye bamwe bari mu Buhinde, barushije Abanyamerika. Kubera iki? Community yabo yabonye ko YouTube ari ikintu gishaka kubinjiriza amafaranga, badashaka kubona iwabo. Uzabona amavideo menshi y'aba YouTuber. Abahinde benshi ni aba YouTubers, abenshi ni aba YouTubers bakora video kuri YouTube zikabinjiriza amafaranga, bakikura mu bibazo bafite, byaba iby'ubukene cyangwa se bakabibyaza umusaruro. Siniyumvisha rero impamvu twe Abarundi, Abanyarwanda dufata content ahubwo tugatangira kuzicururizaho ibintu bidafite 12, kandi dushobora gukora content natwe community yacu igahinduka tubikoresheje. Ibi ngibi ndimo ndavuga nuko mbyumva, ushaka kuba nawe ubyumva. Niba hari ukundi ubyumva bitandukanye nuko kwanjye, byandike hasi muri comment, tubiganire, tubivuganeho, noneho abantu benshi basobanukirwe ukuntu babyaza umusaruro YouTube itanga amahirwe menshi, haba ku muganga, haba ku munyamakuru, haba ku muhinzi, haba umuntu uwo ari we wese afite capacity yo kuba yabyaza views, umusaruro zikamwinjiriza. Mu Rwanda rero hari ibintu byinshi bitandukanye. Hari abantu benshi bashobora gukora content, ariko abenshi bagacika intege bitewe nuko abo bazikorera ntabwo bazakira. Gukora content ni ibintu umuntu wari wese yashobora, aho kugira ngo wicare ushyire amaboko mu mufuka uvuge ngo
nzategereza akazi ahantu runaka cyangwa se nzabona akazi binyuze mu bundi buryo. Ufite kapasite yo kujya kuri interineti amahirwe yatanze ukahigira ikintu, warangiza kukiga ukaza ukakigisha abanyarwanda, b'abanyarwanda ukigishije ukabakuramo amafaranga. Umuntu uwo ari wese ashobora no gukora videwo, ushobora no gukora videwo z'indimi zitandukanye, ushobora gukora videwo z'icyongereza, ushobora gukora videwo z'icyesipanyol, ni uburenganzira bwawe. Hanze hari abantu bakeneye kukwigiraho ibintu bitandukanye. Ayo mahirwe YouTube yatanze twiyafata ngo tuyapfushe ubusa, cyane ko hari abandi ari guhindurira ubuzima. Nifuje gukora iyi videwo, wenda ushobora kutayikunda kubera ko hari topic mvuzeho umuntu wese adashobora kwifuza kumva, ariko ikintu nakubwira ni uko gukora content bishobora kukugirira umumaro udashobora kwiyumvisha igihe uteye intambwe. Niba udafite amafaranga yo gukora filime ngo ujye kuri YouTube, ushobora kugira impano yo gukora comedy, ukicara ugafata udusegonda dutoya ukadushyira kuri TikTok, ukadushyira kuri Reels za Instagram, abantu bakakumenya, warangiza ukagaruka kuri YouTube ugakora content noneho wifuzaga. Si ngombwa ngo utangirane kamera. TikTok yagaragaje ko umuntu uwo ari we wese yakora content, aho waba uri hose, ibyo waba uri kuvuga byose bishobora kukugirira akamaro. Uko isi igenda ihinduka, twikomeza gusigara inyuma nk'abanyafurika. Niba dufite interineti ngo twumve ko biriya ni iby'abazungu, kandi nawe ufite amahirwe yo kuba wabikoresha. Niba udashaka kugaragaza isura yawe, hari abantu benshi bakora amavideo badashaka kugaragaza amasura, kandi video zabo zikabinjiriza amafaranga. Hari uburyo bwinshi, nukurikirana iyi YouTube channel uzahigira ibintu byinshi bitandukanye ushobora gukoresha kugira ngo ukore content. Niba ukunze iyi video kanda like, niba warabikoze kandi duhure kuri video ikurikira. Ciao, Imana ibarinde.